Kigali ndafata ndetse Kadagi uyu munsi ndarinda by'umuceri kwa Muroko riri kwita kadogo se agiye n'ibindi nabo mubwira yego mwese mbere yuko uyivuga turatuntu ntabwo wari ukuza ukabanza kumva ibyo nkubwiye twetuntu simundi cyo turuka he urengeje turuka he gusa aho naturuka ni he kwa ahantu hose ndi kwa turuka he urava uragera umuntu aho mfite aho ndi kuva naho ndi kujya mu buryo nkubara ngoye baraguze uburyo mbanye ahantu hari inzu hari ahantu wanushize hano hano hari inzu yo kugura yo gukodesha hari imara urayifite yo kugura nazo hari muri Kigali nshaka rero iyo nkodesha iyi kodesha biraterwa n'ibiranga icyumba cyaho uretse gato mubwiye hari inzu hari ya desa ujyamo urarama inzu ya desa kugenda hari isaha imwe ijana hari inzu y'ibihumbi 3 ku kwezi hari n'icyatanu hari n'ibihumbi 10 y'ibyumba bitanu bahitamo iyi ibihumbi ndumva nyafite nta nubwo nanayavuye uzirengera inyamaswa zibamo nta rugi ifite nta birahure ariko ni nkaho ntabwo mukinga uzorwi usise nta rundi nyine rukingo Dayida Hey limoni parankwi kama batanga avangana ise ko numva yosa banyi Nani 15 Thank you What? Oh no! Need backup Perfect What was that? A few nonda y'inzu wagira ngo ntabwo ari inzu angahe iki sinzu ninyereka hano ni komisiyoneri hari inzu hari n'aya komisiyoneri ndakomeze komisiyoneri n'ibindi bari kuyikodesha ibihumbi 10 n'ama 5 byanjye abakomisiyoneri b'imiyaga rero twarabahaye imvi uretse bigiye twagende wo wana mukuru ego bimeze bitera abonye twavuga we humura amafaranga yawe nzayaguha humura mwana sibwo urumva nakwambura harya nangaye No reka ndongera ku mwagenti narindi mu mujyi urabizi nawe nyine ibintu dukora ibintu tugurisha by'amamodoka urumva n'ubu ubu ya modoka ntabwo garanishira cyane bibana cyane reka ndanyaguhe nari uyu ni wo mujyi wa Ruvuga uyu nguyu ni wo mujyi wa Manyabo use ni umujyi wa he ngiye inzu yangaye nkombwira igihumbi na mwereka nakubwiye iyi ibihumbi 10 twavuganye iri he neza bitana aho ngaho bitanu ntabwo ukamye we niza bitanu mwereka niza bitanu umwitabi umwitabi niba ari itabi ushaka mbwira mfite weza nawe urabibona zana urabibona fata igihumbi n'igihe nahereye mu gitondo nuri budori burije hanyuma ibyo wahereye mu gitondo amazu ndarishya amazu icyo ufata si igihumbi we amafaranga agaragara nisubaye ntabwo ari amafaranga niyo niriwe nkuru nyine ntabwo ari kugaragara ku munsi nkorera igomba gukorera 100 umunsi wari warangira
waharanise ubura saa 12 zaje none uyu munsi ninjye ugomba kuwukoreraho igihumbi nyine abakire b'inzara we yandi nzayaguha inzu nayigeze abakire b'inzara rero umva rero ngwere kurumva urugumye ahangaha nende bakana yangamye bakana ndaje sumundi ibintu byawe biri he ibintu byanjye se wumvaga nibujyana ibintu byose ku cyaro wewe ku mahanga hanaje no gusa eshyira ariko genda ntari n'ubu ndaje wewe umunandaje ariko umunandaje ndasenye umugabo wibike ariko hari nyashonje nahise ngo ndumusikama nkore ubundi umuntu ndaje wewe gisaga ngo mumayi ibinini ndaje nyakigara nkoreyeho akazi yagendeye nk'ungu wenda tumusanga ajyane n'ubundi n'ejo bundi naguze n'imwe igenda ikamo ndarara mu gihuru ntabwo